yego hari igihe abantu dusenga tugasenga ibintu tugasenga n'ibintu bitari ngombwa. Iki ni ikintu giteye agahinda giteye n'umubabaro kiri mu gihugu cyacu. yego Hari ibintu biri nkunda kubwira abantu ngiye mfite imitwaro kandi maranye igihe kirekire. Uretse ko niba ari iminsi imperuka niba bimeze gute simbizi, ariko hari ibintu bibiri bimbabaza cyane muri kino gihugu. Icyambere ni ubwicanyi bw'abantu babana burambabaza cyane. Kubona umwana yica se, kubona umugabo yica umwana na nyina, ntabwo ariyo kese ya mbere, ni byinshi bimaze igihe kirekire bibaho. Ikindi cya kabiri kimbabaza ni abantu bakuru bafata abana batoya ku ngufu. yego bari abantu barambabaza cyane. Ni ibintu biteye agahinda mu gihugu cyacu. Yari kure ko abantu basengera ibintu bitandukanye, abantu barakure gufata iyo mitwaro nk'abantu basenga nkatwe dusenga n'abandi batandukanye. Mu bintu byose dusengera bene data, uyu nubu mutwaro w'abantu basenga, kuko iki ni igitero gikomeye Satani yagabye mu gihugu cyacu. yego Iki ni igitero gikomeye kandi nta kindi kintu cyagikora uretse guhaguruka tugasenga, tugashyira hamwe tugasenga. Nicyo cyane, niyo message natanga, kuko ni igitero kidasanzwe, ni umudayimoni wateye mu gihugu cyacu kugira ngo abantu babana bicane, n'abantu bakiri batoya basamanywe n'abantu bakuru cyane. Ariko umuntu agukubita urushyi mukigira mugiteretana, warangiza ukavuga uti nta kibazo biriya bizarangira, biriya mujinya uzarangira. Ahubwo kiye tuvuze ngo nta kibazo nzabyihanganira, nankubita n'ibipasu n'imigeri n'umutwe byose nzakomeza kubyihanganira, ariko ngo bizashira, uri Imana sizabirangiza. Simbihakana, ariko nakubwiye ko muri ya mugore uherutse kwica umwana ni mu mwaka washize, no bashize imyaka 2, ariko wumve ngo ntibiramvamo. Ari umuvugabutumwa, yari n'umuhanuzi. Ayo makuru nagiye nyumva yarakijijwe mu nzira, kandi yarahanuye ngo yarahanuraga ibintu bigakomera. Ntabwo bakijijwe, abari iki cyapa gusa kiyobora abantu, ariko ntabwo bakijijwe. Umuntu ashobora kuba umuhanuzi adakijijwe. Arega gukizwa no guhinduka. Gukizwa no guhinduka. Yego. Gukizwa ntabwo ari guhanura, gukizwa ntabwo ari kuvuga ubutumwa, gukizwa ntabwo ari kuba umushumba, gukizwa ntabwo ari kuba umuririmbyi, gukizwa no guhinduka. Tanga n'ijambo. Numvise mu makuru ya hano umuntu w'i Bugesera agira yica umugore we amuteraguye ibyuma, yica n'umwana w'uruhinja, arangije yikingirana mu nzu, yicara iruhande rwabo yishe, kugeza igihe inzego zihagereye zimuta muri yombi. Wenda iyo ni inkuru kuko hari ikintu cyabaye mu mudugudu mu Isibo, hari uko byagenze, inzego zikamanukayo. Iyo tubonye inzego zahageze, abantu benshi bashungereye, hari icyabaye. Iyo ni inkuru, ariko bamaje se wabitewe n'iki? Ngo ntacyo nabahoye, ntacyo nabahoye. Ibi bikanyibutsa ibyo dusigaye tubona hirya no hino, aho usanga umugabo yisha umugore yisha umugabo, wenda we akavuga icyo yamuhoye, bamwe ngo yancaga inyuma, abandi ngo bapfaga imitungo, ngo byari bizwi no muri quartier byavugwaga, ngo yewe abantu bari babizi ko urugo rubamo amakimbirane, ariko ugasanga rero n'ahandi ngo ntacyo nabahoye, ahandi icyo yabahoye gihari. Ibyo ni ibyabayeho ngaho mu nkuru yatambutse hano. Ariko nitugaruka gato mu by'ibinyamakuru twasomye, i Rubavu umugore akurikiranweho, ubwo ari mu butabera, akurikiranweho kwica umugabo we afatanije n'umusambane we, cyangwa se mvugene umugore n'umusambane we bafatanije kwica umugabo w'uwo mugore. Umugore ndetse ngo mwibazwa agasobanura ati naje kumenya ko umugabo yanjye yabimenye ko nsigaye mfite undi mugabo dusambana, hanyuma numvikana uwo mugabo ko ibyiza ari uko twamwikiza kugira ngo tuzajye dusambana neza, noneho nta muntu uduteza icyugazi. Mvugana nawe umugabo asinziriye waraze neza. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nizere ko Imana iri kugenda ikora imirimo n'ibitangaza
hagati yanyu. Natwe niko bimeze, ntabwo byose biri kugenda neza kubera ko turi mu isi, ariko Imana iracyakora. Kimwe muri ibyo tuyishimira ni uko ikidutije ubuzima tugihumeka. Harimo abo tungana baragiye, harimo abo turuta, impinja, abantu benshi batandukanye, ariko turi hano. Urabona ko nk'ibisanzwe n'ubundi ndi kumwe n'umubyeyi wacu Pastor Mwiseneza Kabeya Chrysostome. Bahaye ikaze rero, nitwa Manzi w'Imana inyuma ya mikoro. Reka muhe ikaze kugira ngo ntamwe Abamerika ubundi twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nguhaye ikaze nanone Pastor. Mikoro nagicaye. Yes, nguhaye ikaze rero kugira ngo utwibwire n'ubundi tunakire abakunzi bacu. Abashuje mwese bene data, Umwami Yesu ahabwa icyubahiro kongera guhura mu kiganiro. Turashima Imana yaturinze nk'uko abivuze umuhungu wanjye Manzi. Turashima Imana ko turi bazima. Cyo kintu gikomeye Imana iba yakoze, gukomeza kuturindira umwuka w'abazima. Hari benshi batakiriho, hari benshi batakibukwa, nta n'umuntu uryama ugacya atakiriho. Rero kuba twabyutse turi bazima ntabwo ari iby'ubusa, ni ubuntu bw'Imana yatugiriye. Imana yahabwa icyubahiro. Yego, tubaye ikaze rero mwese aho uri wese, umukunzi wacu, umukunzi w'isoko y'imigisha. Umwami Yesu akomeze kuguha umugisha muri byose, amen. Harimo abantu badukurikira bari hanze y'imbibi z'u Rwanda, bari mu Rwanda, hirya no hino ku isi, mwese tubahaye ikaze. Yego, barahari hose. Hanyuma rero Pastor, kutambaza rero ikintu nkubwiriye ngo ngwino kuri kamera tuganire. Ntegereje ko bimbwira. Ikintu nshaka ko tugarukaho, hari inkuru ziri kugenda zicicikana hirya no hino, nyinshi cyane, inziza, imbi, ariko ngewe ndavuga ku nkuru yambabaje cyane. Ni inkuru ntekereza ko atari nshyashya cyane, kubera ko ni ibintu nyine nkunze kumva rimwe na rimwe, ariko nkababazwa cyane cyangwa se bikanungura cyane ba nyiri gukora nkiri ibi byo nyine ngiye kuvuga. Bavuga ko baba ari Satani wabibateye. Navuze ni rero nta wundi muntu ngomba kuganira nawe kuri iyi nkuru kugira ngo ngira ikintu mbwira abantu badukurikiye, cyangwa se tugira ikintu tubivugaho. Ushobora kuba bigucanga nkanjye, bikakubabaza nkanjye, bikagutungura nkanjye. Yego. Mu by'ukuri Pastor, hari inkuru zigenda zitandukanye. Mu myaka yashize twagiye tubona abantu bica abandi. Ugasanga umwana yishe umubyeyi, ugasanga umubyeyi yishe umwana, ugasanga umugore yishe umugabo, ugasanga umugabo yishe umugore. Kuri iyi nshuro noneho hari umugabo wishe umugore we w'imyaka ngira ngo 20, ntabwo agera muri 25, gutyo n'ubu ari 20 n'ingahe umugore. Nkurikije uko nabyumvishe umva ko aracyari muto cyane. Hanyuma rero yari afite umwana w'amezi 3, ariko umugabo we aza kumwica avuye. Urumva inkuru kwivuga, ivuga ko yamwishe amutemye. Urumva n'umuntu babanaga ngo mu masaha ya mu gitondo baryamye. Reka wenda tubanze dusenge, hanyuma ngiyewe ndaza ndifashisha ino nkuru inyinyuze kugira ngo ubyumve neza, ngire n'ibintu bikeya nkubazaho tuyivugeho. Impamvu nyikuzanyemo ndabizi ko utabikunda, benshi bavuga ko ari amatiku n'ibiki byose, ariko tukajya dufata ibintu ngo tubirenze amaso, kandi aribwo buzima tubayemo. Ni ngombwa kubivuga ubuzima tubayemo, kuko hari nk'umwana wigeze kwicwa muto cyane w'umwaka n'amezi hano hafi cyane dutuye, ariko yicwa n'umumama amuteye icyuma. Uwo mumama yarasanzwe ari n'umuvugabutumwa. Wishe uwo mwana amuteye icyuma. Yishe uwo mwana amuteye icyuma, ngira ngo ubu ngubu aracyakora ibihano. Icyo gihe avuga yavuze ko ari Satani wabimuteye mu kwiregura. Kuri iyi nshuro uyu mugabo wakoze ibi byo kwica umwana we
ndetse n'umugore we umuziranenge w'amezi 3 ari kuvuga ko nawe ari satani wabimushutse cyangwa se wabimuteye. Ndagira ngo tubanze tweragize Imana muri iki kiganiro, hanyuma ngewe tuhite tugaruka nyine nkugezaho n'inkuru yose uko yagenze, hanyuma nkawe nk'umushumba w'umupasiteri kandi uba muri buno buzima busanzwe ugira icyo bitubwiraho. Koko nibyo satani afite ubwo bushobozi bwo kuza kongorera umuntu akamubwira ngo fata uyu muntu waguseguye, wagusasiye, wakugaburiye, wakubyariye, mwakoranye ibiki byose bibi n'ibyiza byose mukabinyuranamo, mufate umutere icyuma, mufate umukati ijosi nk'uko yabigenje, fata wice noneho umwana wakuvuyemo wabyaye. Nibyo turaza guhita tugaruka. Ndagira ngo udushyire imbere y'Imana. Turagushimira Imana yacu, Imana y'urukundo, turagushimira cyane kubw'uburinzi bwawe papa. Twumvise ko benshi batakiriho, ariko twebwe turacyariho kubw'ubuntu bwawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi, ubuntu watugiriye mubyeyi mwiza. Ujanganya Nyagasani Mana muri kino kiganiro, uyu n'umurimo wawe Data. Turifuza guhumuriza cyane aba bantu babuze abavandimwe, bishwe n'abandi. Data wari uri mu ijuru, ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu by'ubunyamaswa bikomeza kugaragara muri kino gihugu cyacu, ariko turagusabye Imana ngo tubere Imana, kandi Data tugire icyo ukora kuri Imana nziza kandi uri Imana yo kwizerwa. By'umwihariko turakuraritse mu kiganiro cyacu Nyagasani Mana Data wera, kugira ngo umwuka w'ubwenge, umwuka w'ubuhanga ube kuri twebwe, njye n'umugaragu wawe Manzi tugiye gukorana kino kiganiro. Kandi turagusabye cyane ngo abazacyumva bose Nyagasani Mana Data kizabagira umumaro, kizabafashe, uzagira bakura Data wa twese mu ijuru Mana, nge naho bageza ku bw'ubuntu bwawe, umeze kuganza no guteka muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Haleluya. Hanyuma rero reka wenda bimfashe nifashishije ino nkuru y'igitangazamakuru cya BTN TV, reka nifashishe iyi nkuru y'uyu munyamakuru wa BTN TV, hanyuma biramfasha kugira ngo wumve neza uko iyi nkuru yagenze, kugira ngo uyu mugabo yice umwana we ndetse n'umugore we. Sinzi ariko amajwi turebe. Hari ibibazo umugabo uri kuyumva guteraho n'imboga. Naho umenya umunsi Jean Paul yarafite imyaka 30 Abanyamakuru, hari ibibazo umugabo yagukubitaga guteraho n'imboga. Naho umenya umunsi Jean Paul yarafite imyaka 33 y'amavuko, yishe umugore we wari ufite imyaka 22 y'amavuko ndetse n'umwana we, ngaho yabatemaguye akabacamo ibice bibiri, ubundi ngo agahita yikingirana mu nzu. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rukore, akagari ka Rugunga, aha ni mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV baganira mu gahinda kenshi, bagira bati araranye mu buriri akamugaburira akamusegura, afate ijosi aricebe. Ubwo ni ubunyamaswa rero gufata inyamaswa kuvuga ngo ugiye kujya kuyifunga. Inyamaswa ni inyamaswa nyine. Twe twumva niba mufata bakavuga ngo bagiye kumufunga, nk'uko tubona bamavuga benshi ngo bagiye, niko twaje koko twasise koko yabikoze koko. Nangazwa no kugera hano no kuvuga ngo n'umwana yamwishe. Ibyo bintu byatubabaje na n'isa byatubabaje. Aho twabajije ko haje polisi ko batari bamusora, banamugeze no mu baturage banamubone. Iyo nkozi y'ibi bishe umwana w'umukobwa akica n'umwana w'umwaka umaze ukwezi kumwe. Kubera kuko twaje dusanga n'ubundi umugabo aracyari mu nzu n'umurambo aracyari mu nzu, ntabwo twe twabona n'umurambo. Yamukereye akamurekera mu nzu n'umwana we, akana ngo k'amezi 2 bose yabatemaguye. Gusa abantu babana mu gipangu bari kuturahira kuko nta makimbirane bari bafite. Ubwo turi kubase nimbara abadayimoni, kirekana waje akihagararira hano akavuga ikintu yaba yahoye uwo mudamu. Twebwe icyo turi gushaka kiwe bamuhagarikaga hano wabyumvishe. Ngenda shaka agera ahantu bavuga ko ari satani ushobora kuba yabimuteye, none bari kumutwima ngo azagira icyavuga.
twebwe nicyo kiduhagaritse hano tugira ngo twumve wenda azagira icyo avuga nk'umuntu w'umugabo avuga ikintu yahuye umwana umudamu we n'umwana we. Ikigaragara cyo bamanje kurwana, umubyeyi yatatse amazu yose ari aha hose habura umutabara, umuntu arongera arakinga, baje kumufata ararura ibiryo aririra. Birababaje, mudukorere ubuvugizi mutugererayo, nuko mwadusabira inzego z'ubuyobozi. Umuntu wese wakoze icyaha nk'iki ngiki agatinyuka agafata umugore n'umwana akabicira rimwe, twumvaga bakagombye kumushyira ku karubanda, imbaga y'abantu bose mureba cyangwa kandi yakoreye icyaha nawe agahanishwa icyaha yakoze. Bibiliya iravuga ngo uwicisha inkota nawe azayicishwa. Iki nicyo numvaga navuga, nta n'ibindi byinshi navuga. Uyu mugabo ngo nyuma yo kwica umwana ndetse n'umugore we ngo bamusanze mu nzu yiyaruriye amateke ndetse n'ibishyimbo ari kwirira nkaho nta cyabaye, ngo gusa ariko ubwo bamubazaga ngo icyamuteye gukora aya mahano ngo yavuze ko ari Satani wabimutegetse. SSP Twizeyimana Hamuduni ni umuvugizi wa polisi mu burasirazuba bw'u Rwanda. Aha niho nashakaga. Umuvugizi afite icyo yabivuzeho, ariko nakoreka nkakumvishe kuko harazamo kugusubiza cya kibazo wambajije ngo yarari hehe. Reka twumve uyu muyobozi. Yavuze ko nka polisi amakuru baje kuyamenya ndetse bagatabara, ngo ariko bagasanga banyakwigendera bo bamaze kwicwa. Gusa agira ubutumwa agenera abaturage. Hagati ya saa 10 na saa 11 yararyamanye n'umugore we bashakanye ariko batasezeranye. Arabyuka ngo yumva amajwi amubwira ko agomba kwica abantu bari kumwe, afata umuhoro atema umugore n'umwana we w'ukwezi n'iminsi 2. Arabatema barapfa. Arangije aguma aho ngaho mu nzu arikingirana. Ku makuru mwamenye Safande nta bibazo bisanzwe bari bafitanye? Amakuru twahawe n'abaturage nta bibazo by'amakimbirane bafitanye, nta bibazo by'ubusinzi byari bihari. Gusa umugabo yafashwe yajyanywe kuri police station ya Nyamata, yashyikirijwe RIB, iperereza ryatangiye, ibyo byose haraza kumenyekana icyabiteye. Hanyuma imirambo y'abanyakwigendera yo kuri ubu ngubu iri he? Mirambo iri ku bitaro bya Deperi. Uyu mugabo ubwo yasohorwaga mu nzu yaragifite uyu muhoro wari wuzuyeho amaraso, mu gihe kandi ngo imirambo y'abanyakwigendera yahise ijyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Deperi Nyamata. Uyu bikekwa ko ari we wishe umugore we ndetse n'umwana we nawe yahise atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. Ngendije Kami ngayo nguko. Ibaze umwana navuga gatatu ariko umuturage numvisha avuga amezi 2. Nuko barababaje. Yego, ateye agahinda cyane. Ndagira nti nk'umushumba cyangwa nk'umupasiteri, nk'umuntu ufite ubumenyi ku bintu bijyanye n'imyemerere cyangwa n'ijambo ry'Imana, bumvishe ko yavuze ko ari Satani wabimuteye. Ngira ngo umuvugizi wa polisi we avuze ko ubwo yararyamanye n'umugore we muri ariya masaha, niba ari saa 11 niba ryari simbyibuka neza, ngo yumvishe amajwi amwongorera ngo yice abo bari kumwe. Ibyo bintu koko nk'abakozi b'Imana mukora akazi kenshi ko kubwiriza abantu, ngira ngo ubutumwa bwageze hose naho butari, ariko se ibi koko aba bakunze kuvuga ko suyi wenyine waba uvuze ko mu kwica umuntu cyangwa abantu wari Satani wabimuteye, wowe urumva ari byo? Bo ibyo numvishe ni ibingibi by'abandi byo simbizi, ariko uyu nguyu ubonyemo ibintu bibiri. Icyambere muri rusange ntabwo twavuga ngo umuntu wakoze ibi wese yabitegetswe na Satani, ntabwo ibyo ngibyo twahora tubivuga gutyo. Kubera ko ubundi ikintu kiyobora umuntu cyane gikomeye ni ikintu bita kamere. Yego, kamere ni kamere y'umuntu yatewe n'icyaha, ariko
ariko ntabwo ari satani uvuga ngo kora iki ngiki, ahubwo iyo kamere yaturutse kuva kuri Adamu na Eva. Baremwe ari bazima, baremwe bafite umwuka w'Imana. Biravuga ngo baremwe ku ishusho y'Imana. Biravuga ko baremwe ku ishusho y'Imana, ahubwo ari kuvuga ngo twasaga mubiri ku wundi nk'uko nsanamanzi. Ntabwo ari ibyo ngibyo, ahubwo nuko ni mu buryo bw'umwuka, barabera nk'uko Imana yera. Barabera nk'uko Imana yera, ariko baza gukora icyaha bagitewe na Satani. Nyuma rero yaho cyakigiriye imbaraga, abantu bose bavuka nyuma ya Adamu na Eva bavukana icyaha. Icyo cyaha bavukana rero nicyo cyitwa kamere. Iyo kamere rero twese turayivukana. Iyo kamere rero ikizwa ni iki cyatuma kamere y'umuntu ikira. Ni ikintu cyitwa kwakira Yesu. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nibyo byonyine bishobora gutuma umuntu akira kamere. Ariko kandi ni urugendo, ni process, ntabwo ari ako kanya uvuga ngo nakira umwami n'umukiza ako kanya kamere iragiye. Oya, ni urugendo rurerure. Uvuga ngo icyo uzakora ni ukwatura ko Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ariko atangira urugendo rwo kubana nawe umunsi ku wundi. Kugenda ubana na Kristo niko agenda agutsindira kamere. Gituma rero umuntu ahaguruka akica mugenzi we, ni kamere y'umuntu. Gituma umuntu agira gutya ukumva avuze ijambo kibi, atutse mugenzi we, atutse undi muntu, ni kamere y'umuntu imurimo. Gituma abantu barwana biterwa na kamere. Kamere ni ikintu gikomeye cyane kiba mu muntu, kitavanwamo n'ikindi uretse imbaraga z'Imana, imbaraga za Mwuka Wera. Rero uriya muntu kimwe n'abandi bantu bose bicana, bakoreshwa na kamere. Ni kamere bakoresha kuko nta kontrole bafite, bayoborwa na kamere gusa, nta kindi kintu, nta Mwuka Wera bafite uzi ukavuga ngo nyabuneka reka ikintu ntabwo ari cyiza. Uvuga ngo ni kamere bayobora gusa, Mwuka Wera ntabwo bafite. Ariko umuntu yamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, yakira Mwuka Wera. Igihe Mwuka Wera rero arwana na kamere iri muri twebwe. Arwana nawe washaka gukora ikibi, akakubwira ati reka icyo ntabwo ari cyiza, reka icyo ntabwo ari cyiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mbonye numvise kuri uwo muntu gisa naho gikomeye, niba atabeshya, ariko ushobora ko atabeshya, niba yumva amajwi ko kamubwira ngo kora iki n'iki, byashoboka ko ari ibitero bya Satani, byaturutse ku barozi, cyangwa se byaturutse mu miryango, bakaba baramutanze ahantu nk'uko biba mu miryango imwe n'imwe. Iyo rero ni indwara ishobora kubaho, ariko nayo irakira, kandi nta wundi muntu ubasha kuyikiza uretse Uwiteka. Iyo umuntu ashobora kumva ayo majwi, iyo wumvishe ayo majwi, cyane cyane iyo uri umuntu muzima wamenye Imana, ayo majwi akagusanga, wumva yuko ari ibitero wahuye nabyo, ukirukankira gusenga. Ukirukankira gusenga kugira ngo ayo majwi agende. Uvuga ngo uyu muntu we rero ntabwo ibyo gusenga ntabwo yarabizi, ntabwo yarabisobanukiwe, yumvishe ayo majwi gusa, yumva ko agomba kumvira icyo ayo majwi yagize gute yamutegetse. Ariko abantu bazima ntabwo bagomba kumvira Satani. Ntabwo bagomba kumvira Satani. Kandi yumviye Satani burya ni Satani amubwiye ngo ica muri umunafava. Ariko se ubu Satani koko ashobora kuza kongorera umuntu ngo ica umwana wabyaye? Satani arabishobora. Ahubwo ikibazo uramwumvira kubera iki? Mwumvira nkande. Ashobora kubwira nyine kora iki n'iki, urumva? Ariko ikibazo uramwumvira kubera iki umwumvira? Impamvu rero mwumvira ni ya kamere itagira Mwuka Wera. Ni ya kamere, ni za mbaraga za kamere zidafite Mwuka Wera, ubasha gucubya no kurwanya kamere. Nicyo gituma rero ubundi Satani warakora, kandi arakora ku mugaragaro, ariko se akora kuri tere yihe? Niyo ugiye kureba usanga mu by'ukuri kamere niyo ifite imbaraga kurusha Satani. Kamere niyo ifite imbaraga kurusha Satani. Kuko no mu minsi ya nyuma y'imperuka, abantu bazagwirukira abandi kugira ngo babice. Byandi bavuga ngo intambara ya Magedoni izabaho, sibyo? Satani azaba yatakiriho, nta mbaraga azaba agifite. Ese igihe cy'imperuka ntiryari? Igihe cyaratangiye.
ariko ari igihe cy'imperuka nyirizina cyo ntabwo twamenya ngo ni ryari ni Yesu nako n'Uwiteka Imana ubizi wenyine twebwe ntabwo twabimenya ariko ibihe by'imperuka byo tubirimo byaratangiye burya Yesu agisubira mu ijuru ibihe by'imperuka byatangiye direct byaratangiye burya ariko hari imperuka nyirizina izabaho izarangizanwa n'iriya ntambara y'Armagedoni kandi iriya ntambara ni abantu bazatera abandi, ni agasiko kamwe kazatera abandi, ni agasiko k'abantu babi kazatera abantu beza. Abantu babi rero bazabatera kandi Satani azaba yapfuye, bizaba byarangiye. Izo mbaraga se bazabikuye kuri Satani cyangwa ni kamere izabirwana, ntabwo ari Satani uzabirwana, kuko Satani icyo gihe azaba yarangiye ntabwo twarazabaga gifite. None rero icyo mvugiye ayo magambo nukuvuga ngo kamere ifite imbaraga kurusha Satani. Rero abantu benshi bakoreshwa na kamere yabo, ntabwo bakoreshwa na Satani. Hanyuma rero ni iki wabwira abantu, kuko turi kugana ku musozo, niba koko ari Satani ushobora kuza kungurira umuntu ngo ica umwana wawe wibyariye, ica umugore wawe wagutekeye ukarya ushonje, wagufuriye, wagukoreye buri kimwe cyose, umuntu warwara akagukorera icyo ari cyo cyose, na mama wawe rimwe na rimwe hari igihe atakigukorera, ukatinyuka ukamukata ijosi n'umuhoro. Mu by'ukuri njye ntabwo ndabyumva neza, hano biteye ubwoba, ntabwo ndabyumva neza, ariko mfite ibintu nka bitatu nibivuge kuri iki kintu. Icya mbere ni ukuha mesaje abantu basenga. Yego, hari igihe abantu dusenga, tugasenga n'ibintu bitari ngombwa. Iki ni ikintu giteye agahinda, giteye n'umubabaro kiri mu gihugu cyacu. yego, hari ibintu biri nkunda kubwira abantu, ngiye mfite imitwaro kandi maranye igihe kirekire. Uretse ko niba ari iminsi y'imperuka, niba bimeze gute simbizi, ariko hari ibintu bibiri bimbabaza cyane muri kino gihugu. Icya mbere ni ubwicanyi bw'abantu babana, burambabaza cyane. Kubona umwana yica se, kubona umugabo yica umwana na nyina, ntabwo ariyo kese ya mbere, ni byinshi, bimaze igihe kirekire bibaho. Ikindi cya kabiri kimbabaza ni abantu bakuru bafata abana batoya ku ngufu. yego, bari abantu barambabaza cyane. Ni ibintu biteye agahinda mu gihugu cyacu. Yari kure ko abantu basengera ibintu bitandukanye, abantu barakure gufata iyo mitwaro nk'abantu basenga, nkatwe dusenga n'abandi batandukanye, mu bintu byose dusengera bene data. Uyu ni umutwaro w'abantu basenga, kuko iki ni igitero gikomeye Satani yagabye mu gihugu cyacu. yego, Iki ni igitero gikomeye kandi nta kindi kintu cyagikora uretse guhaguruka tugasenga, tugashyira hamwe tugasenga. Nicyo cyane, niyo message natanga, kuko ni igitero kidasanzwe, ni umudayimoni wateye mu gihugu cyacu kugira ngo abantu babana bicane, n'abantu bakiri batoya basamanywe n'abantu bakuru cyane, kandi bafate ku ngufu. Sibyo, ntabwo umusaza w'imyaka 60 cyangwa se 50 n'ingahe yakumvikana n'umwana muto w'imyaka 10 cyangwa se utari wayigezaho 10 n'ingahe, ntabwo bakumvikana. Nuvuga ngo bayamufashe. Ure n'umudayimoni wateye mu gihugu, kandi nta kindi kintu cyaburangiza uretse Imana yonyine mu kwisaba kugira ngo idutabare turengere. yego. Icya kabiri, inama nagira abantu, kuko abantu bagane Kristo. yego, Ntabwo waba ufite Yesu muri wowe ngo wumve ijwi rikubwira ngo ica. Ntabwo ijwi rya Satani ntabwo rishobora kuganza irya Yesu riri muri wowe ngo ryirukane ijwi rya Mwuka Wera rikubwira ngo ica. yego. Abantu rero batari bakizwa, n'abashikariza gukizwa, reka mbabwire, buriya gukizwa ni inyungu ikomeye cyane. Naho n'ijuru ritaba ririho, ariko umuntu ukijijwe nta gihombo yaba afite, kuko bitanga amahoro, bitanga umunezero, bitanga ibyishimo, bituma umuntu yumva mu by'ukuri anezerewe. yego, nta kintu na kimwe, umutima udacirwa urubanza urwo arirwo rwose. Kuko ntabwo wambwira ngo umuntu yumvishije ijwi rimubwira ngo tema umwana na nyina, arangije araryumvira. Uwo muntu ntabwo yigeze amenya Imana, agiye gupfata nayimenye, ariko we niba agiye muri gereza wenda ashobora kuzayimenyeramo, simbizi.
ariko birababaje cyane. Rero nagira abantu inama cyane kugira ngo dusengere igihugu cyacu, abantu babashe gukizwa. Abantu babashe gukizwa, bakira umwami nk'umukiza wabo, abarengera batabara. Kuko ni ikintu gikomeye cyane. icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, abantu bose iyi message bayumve. Reka gupfa gushakana n'umuntu utazi. Reka gupfa gushakana n'umuntu utazi. Umwana muto w'imyaka 20 n'ingahe hapfuye kubona umugabo w'imyaka 30 n'ingahe, bari bafitanye umwana umwe bameze nk'atatu hari. Urumva? Yego. Bishobora kuba barapfuye guhura bakagira gute bagashakana. Gushaka ntabwo ari ikintu gipfa gukubitira aho ngaho, ni ikintu umuntu yitondera, ni ikintu umuntu abanza gufatira ibihe. Ari abasenga bagasenga bakagisengera, ari abadasenga nabo kandi nta kundi bakagira gute bakabifatira igihe kugira ngo azabane n'umuntu azi, asobanukiwe. Kuko kubana n'umuntu mwamara kubyarana agafata umupaga akagushwanyaguza akagutemagura agatema n'umwana, ntabwo mwashakanye muziranye. Hari naho handi wigeze kutubwira ngira ngo hari igihe umuntu areba ikintu wenda runaka mu gihe abantu bari kurambagizanya akavuga ati epo biriya bizashira. Hari n'abantu bajya bafata nk'ibyoroshye. Muri kudetingana arakajwe n'akantu gatagukubisa urushyi, ariko ugeze mu rugo uravuga ngo bizashira. Ariko umuntu agukubita urushyi mugiteretana, warangiza ukavuga uti nta kibazo biriya bizarangira, biriya mujinya uzarangira. Ahubwo kiye tuvuze ngo nta kibazo nzabyihanganira, nankubita n'ibipasu n'imigeri n'umutwe byose uzakomeza kubyihanganira, ariko ngo bizashira, uri Imana sizabirangiza. Ariko pasi dusubiye inyuma gatoya, nubwo tuvuga ngo abantu bakizwe, bishobora gukuraho ibyo bintu, simbihakana, ariko nakubwiye ko uriya mugore uherutse kwica umwana ni mu mwaka washize, n'ubwo hashize imyaka 2, ariko wumve ngo ntibiramvamo. Yari umuvugabutumwa, ngo yari n'umuhanuzi. Ayo makuru nagiye nyumva. Yarakijijwe manzi, kandi yarahanuye ngo yarahanuraga ibintu bigakomera. Ntabwo bakijijwe, aba ari icyapa gusa kiyobora abantu, ariko ntabwo abakijijwe. Umuntu ashobora kuba umuhanuzi usa adakijijwe. Arega gukizwa no guhinduka. Gukizwa no guhinduka. Yego. Gukizwa ntabwo ari guhanura, gukizwa ntabwo ari kuvuga ubutumwa, gukizwa ntabwo ari kuba umushumba, gukizwa ntabwo ari kuba umuririmbyi, gukizwa no guhinduka. Yego. Kandi avuze ngo guhinduka ni process. Yego. Ariko nibura umuntu akaba ngo ntangira urugendo rwo guhinduka. Ntabwo umuntu yakwica ni uvuga ngo yarakijijwe, ntabwo abakijijwe na gatoya. Ntabwo yigeze amenya Yesu, aravuga Yesu atazi, arabeshya abantu. Abantu bavuga ibintu bibarimo bitabarimo baceceke, kuko Yesu afite agahinda kenshi k'abantu bamwitiriwe kandi mu by'ukuri bakora ibintu bitandukanye n'imirimo ye. Yego. Niba hari ikintu wabwira abantu badukurikiye, icyo njye nababwira no kubashimira mu minota tumaranye, ariko dusengesha umwuka iteka dukizwe tugere ku musaraba. Ubuze akantu ndagakunda cyane, n'ijuru ryaba ritariho. Nukuri pe, gukizwa nta gihombo kirimo. Nta gihombo kirimo, bitanga amahoro yo mu mutima, bitanga amahoro pe. Wenda abakizwa si uko badahura n'izo ntambara, si uko bidashobora kugenda gute, ariko uko byagenda kose nta muntu wahisemo inzira y'agakiza gupfa gutyo gusa. Reka bari ko mbivuga. Ubwo rero reka mbwiriza abantu b'Imana ko gukizwa nta gihombo kirimo, kwakira Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwawe nta kibazo kirimo, nta gihombo kirimo, nta gihombo uzagira. Nawe ukubaza ngo uzishyura ngahe, nawe ukubwira ngo kuri ibi ku itegeko rye, nawe ukubwira ngo gira gutya. Yesu wenyine yakwiyoborera. Kandi erega buriya ntabwo gukizwa ari ukuvuga ngo jya mu itorero, jya muri ADEPR usenge, jya mu Badive usenge, jya mu Isilamu usare, jya muri Katolike uvuga ishapure. Ntabwo ari icyo bivuze. Gusa ntekereza ko bitaba bibi cyane, kubera ko bishobora kuba imwe mu nzira nyine ishobora gukomeza kugusigasira muri ubwo buryo. Ariko
tinya Imana, wemere Imana, wemere gushaka kw'Imana, bityo dukomeze gutuma dukomeza message nk'abantu bakijijwe yo kugabanya umubare w'abarimbuka twongera umubare w'abakizwa. Pastor, reka tugane ku musozo kuko iminota wenda nagene ikiganiro mbona yageze, kandi icyo nashakaga ntacyumvise, buriya nakuyemo isomo. Ndabizi neza n'abantu badukurikiye bakuyemo isomo, ndetse hari n'umwanya wa comment, nubwo bakiri bake batera ama comment, ariko ni ngombwa cyane. Nta kibazo no gukanda subscribe, ugasharinga ibiganiro byacu, nabyo ni umugisha kandi ni byiza cyane. Nashaka ko tugaruka ku buhanuzi ndetse tukagera no hirya no hino mu buryo imbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa muri iyi minsi. Ugasanga abahanuzi bari gutukana ku mbuga nkoranyambaga. Ngimaze igihe kinini mbibona ku ma TikTok, abahanuzi barandagazanya, bagatukana, ibintu byinshi cyane. Buri wese yabaye umuhanuzi. Insengero twabonaga kuri leta yagiye ihagarika ku hirya no hino, inyubako zahagaritswe, ariko bimwe na bamwe bagiye gute bagiye ku ma social medias bagenda bakora nyine ibikorwa bigize bite bidahesheje Imana icyubahiro. Muri nge niko mbibona ku giti cyanjye, mvuga uko ibintu mbibona, ntago mvuga, ntumbwire ngo ndi guhakanya cyangwa ndi kubivuga nabi, kuko niko mbibona. Ko mbibona si itegeko ngo ubibone nk'uko mbibona, ariko hari ibyo mbona nkabona sibyo, n'ibyo kunengwa. Rero ntabwo ibyo gushima tujye tubishima, ibyo kunenga tubinenge, niko bimeze. Ariko reka dusubire mu biganiro bitaha. Ndagira ngo ngusabe usabire umugisha w'Imana, usengera abantu b'Imana. Urumva ko Satani akomeje gutiza umurindi ingabo ze, ibintu bimeze nabi, abantu bari kwicana, abantu bari kugira bate. Mbonye uwo bafashe ku ngufu hariya mu ishyamba bamuteragura ibyuma. Ni ibibazo byinshi cyane, ni ibibazo bikomeye, ariko Imana itugirire neza. Wa mugani, hari igihe dusengera ibintu bidakenewe, biragoye kukubona wowe unkurikiye hano kuri channel yacu uri gusenga ngo Imana irinde, uri gusengera mbese kino kibazo nk'ibi turi kuvuga hano, ahubwo uri gusengera umuceri, uri gusengera amafaranga y'inzu, uri gusengera kwishyura ideni, uri gusengera abana bagiye ku ishuri. Nta nubwo mbega turikunze no mu isengesho dusenga. Ubibona, uri gusenga Imana yagure business, uri gusenga Imana yagure business, Imana ishinzira, Imana iguha imodoka, Imana iguhe perime, Imana iguhe minerivare, iguhe na visa wigendere tu ibyo. Ariko hari ibibazo bikomeye tutibuka gusengera kandi biri ngombwa. Ukuri Imana iturengere, tugaruke umwuka w'Imana tugarukeho. Reka nguhe umwanya usengera abantu b'Imana, hanyuma ubundi turaba tunasoje. Urakoze Yesu Kristo. Uyu mwanya tumaze ntabwo ari umwanya mutoya, ni umwanya uhagije abantu bashobora kungukamo ibintu bikomeye. Ariko ndagusabye cyane Nyagasani Imana Data, ukomeze kuturengera no kudufasha. Izi ntambara zose zikomeze kugaragara mu gihugu cyacu Nyagasani Imana, z'ubwicanyi, ubusambanyi, imirimo itari myiza, imirimo ya kamere Nyagasani Imana, ndagusabye cyane ngo uyidutsindire mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Kandi Nyagasani Imana, abakomeje kwishushanya nk'abakozi bawe, nyamara Nyagasani Imana Data wa twese, ibyo bakora bigahakana ko ari abawe, reka Nyagasani Imana Data wa twese mu ijuru turengere cyane, urengere igihugu cyacu, utabare Nyagasani Imana abantu bawe, wongere umubare w'abakizwa, ugabanye umubare w'abarimbuka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umugisha umugaragu wa Manzi twakoranye kino kiganiro, kandi umuntu wese kizagira Nyagasani Imana azagire kunguka. Amashimwe y'Imana akomeze kwiyongera muri twe uyu munsi n'iteka ryose. Amen.